Mwiriwe muraho, amahoro y'Imana habane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo urukundo. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso bishobora kukwereka ko atakigukunda. Mu by'ukuri hari igihe umutima wawe uba ubizi, ariko umutwe wawe ukanga kubyemera. Urumva hari ikintu cyahindutse, ariko ukavuga uti wenda ninjye ubitekereza nabi. Rimwe na rimwe umugabo ntavuga ngo sinkigukunda, ahubwo arabikwereka mu myitwarire ye. Uyu munsi rero ngiye kukwereka ibimenyetso 10 byerekana ko atakigukunda, kandi nimba ubibona ntubyirengagize. Ikimenyetso cya mbere ni kominikasiyo. Kominikasiyo irahinduka, ntakiguhamagara nk'uko byahoze. Mesaje ze ziba ngufi kandi zidafite n'igisobanuro. Ntakikubaza uko umunsi wawe wagenze. Iyo urukundo rugabanutse, kominikasiyo niyo ibanza guhinduka. Icya kabiri, ntakigusangiza ubuzima bwe. Iyo umugabo agukunda, agusangiza ibimubabaza n'ibimushimisha. Iyo atangiye kukwihisha, agahisha ubuzima bwe, hari ikintu kiba cyahindutse. Icya gatatu, afekisiyo irakonja. Ntakigukoraho, ntakikwegera, ntakikubwira amagambo aryoshye, ndetse n'iyo muyavuze asa nk'uyavuga ku gahato. Icya kane, ntagikora ifoti. Nta purani, nta siripurize, nta kugushaka. Wowe ni wowe uhamagara, ni wowe utegura ibintu byose, ni wowe usunika ibintu byose. Urukundo si akazi k'umuntu umwe. Icya gatanu, atangira kukunenga cyane. Utuntu duto twose turamubangamira. Atangira kukugereranya n'abandi. Iyo urukundo ruriho, umuntu abona ibyiza byawe mbere. Ibintu byose ahora abona ari byiza, ariko iyo rwatangiye kugenda atangira kukugereranya n'abandi, akabona ibintu byose ni bibi. Icya gatandatu, ntakikurwanirira. Iyo abandi bavuze nabi aricecekera. Ntakikubera mbese intwari. Umugabo ugukunda arakurinda, si mu mirwano gusa, no mu magambo aba agomba kukurinda. Icya karindwi, aragusuzugura mu magambo. Joke zibabaza, guhora guha attitude, gukora amagambo agabanya agaciro kawe, akajya akoresha amagambo nyine akugabanyiriza agaciro. Iyo icyubahiro kibuze, urukundo ruba ruri gupfa. Icya munani, yishimira igihe atari kumwe nawe. Iyo asa n'uruhutse cyane, iyo mutari kumwe, nibwo yumva anezerewe. Iyo akubona nk'ihame cyangwa obligasiyo, witonde. Icya cyenda, ntakibabazwa no kukubabaza. Ntabwo akibabazwa no kukubabaza. Iyo ubabaye ntabyitaho. Iyo urize akavuga ngo uri sensitive. Indifference irababaza kurusha urwango. Icya 10, hari amajwi mato mu mutima wawe akubwira uti ntibikimeze nk'uko byahoze. Abagore bafite intuition ikomeye cyane. Ntukayicecekane kubera gutinya kuba wenyine. Inshuti yanjye, niba wabonye byinshi muri ibi bimenyetso, ntiwihutire kumushinja, ariko wenda waganira nawe, ariko kandi wiyubahe bihagije kugira ngo utagumaho udakunzwe. Urukundo rw'ukuri rurashyuha, ruharanira icyiza. Niba atakigukunda, si weho kibazo, kuko hari ahandi wajya ugakundwa, ugakunda ukuri. Inshuti yanjye, nakubwira ngo ntugaharanire kugumaho udakenewe, aho umutima wawe utifuzwa.
Iyo urukundo rwarangiye kubyemera birababaza, ariko kubyirengagiza birushaho kukwica buhoro buhoro. Wikunde bihagije kugira ngo utagumaho udakunzwe. Niba video igufashije yisangiza abandi, uzane n'igitekerezo cyawe muri comments. Imana iguhe umugisha.